Ku mugoroba wo kuri uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa kane, ukwezi kwitwa Nisani ku Banyayisiraheli, ni umunsi bari bwizihize umunsi mukuru wa Pasika. Ni umunsi ubanziriza iminsi 7 y'imigati idasembuye, iminsi bizihizaho uburyo Imana yabakuye mu buretwa mu gihugu cya Misiri ikabajyana mu gihugu cy'isezerano. Uyu ni umunsi mukuru umaze imyaka myinshi cyane wizihizwa hagendewe ku itegeko Imana yahaye ubwoko bwa Isirayeli ubwo yabakuraga mu gihugu cya Misiri. Ibi tubisoma mu gitabo cy'Ukuva ibice 12 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 18, aho Imana yategetse Abisirayeli kuzajya bizihiza uyu munsi mukuru ugaragaza uburyo yabavanye mu gihugu cya Misiri ikabakura mu buretwa. Nk'uko tubisoma muri iki gice, Imana ikaba yarabategetse yuko uyu munsi mukuru wizihizwa mu kwezi kwa Abibu, kunazwi ku izina rya Nisani, ukwezi Imana yabategetse ko ari ukwezi kw'imfura mu yandi mezi. None ibabwira yuko ku munsi wa 14 w'uko kwezi ku mugoroba bazajya basangira imigati idasembuye, bagakomerezaho n'icyumweru cyose barya imigati idasembuye bizihiza iyo minsi mikuru ya Pasika n'imigati idasembuye, bizihiza uburyo Imana yabarengeye ikabakura mu buretwa bari bamazemo imyaka 450 baba mu gihugu cya Misiri. Iyi ni iminsi mikuru Abanyayisiraheli bubaha cyane, ndetse na Kristo Yeshuwa ubwo yari akiri mu isi yarayizihije mu bihe bitandukanye, ndetse na mbere y'uko atangwa akabambwa ku musaraba kubera ibyaha byacu, ndetse ahita atanga n'itegeko ku bamwizera bose yuko nabo bazajya bizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika bibuka urupfu n'izuka rye, ubundi bagasangira umugati ndetse na divayi. Umugati ukaba ugaragaza umubiri we, naho divayi ikaba isobanura amaraso ye. Ibi ni itegeko Kristo yasize asigiye abigishwa be ba mbere, rikaba ari n'itegeko rireba n'abigishwa be bo muri ibi bihe. Abizera mu kuri no mu mwuka, reka mbifurize kuza kugira Pasika nziza. Hagati aho hari abantu benshi bazi yuko Pasika izaba tariki 20, ariko iyo ni Pasika y'ikinyoma. Iyi ikaba ari Pasika yazanywe n'Abaromani ndetse n'ibindi bihugu bafatanyije, bayivanga n'indi minsi mikuru ya gipagani, ari wo munsi wa Easter, umunsi wizihiza izuba, kuko izuba rifatwa nk'ikigirwamana gikomeye mu bwami bw'Abaromani ndetse no mu bindi bihugu by'i Burayi no mu Misiri n'ibindi bihugu bitandukanye. Iyi Easter bakaba bayizihiza nyuma y'uko habayeho Spring Equinox. Aha akaba ari igihe izuba riba riringaniye neza n'umurongo ugabanyamo isi mo kabiri, ari uzwi nka ekwateri, bigatuma amanywa n'ijoro binganya amasaha. Rero nyuma y'iyi Spring Equinox ku cyumweru gikurikiyeho hakaba ari bwo bizihizaga Easter, kikaba ari ikigirwamana cya Spring muri icyo gihe cy'iryo zuba. Noneho bakishimira yuko izuba ryazutse, bavuye mu bihe by'ubukonje, rigiye kubaha uburumbuke, rigiye kubaha amagara, bakishima bakanezerwa. Nuko mu gihe rero Christianity yazaga, bagiye bafata iminsi mikuru yera, iminsi mikuru y'Imana yavuye mu gihugu cya Isirayeli, bakayivanga n'indi minsi mikuru ya gipagani yo mu bihugu by'i Burayi. Nuko bafata urupfu n'izuka by'umukiza Yeshuwa, babivanga n'iyi minsi mikuru ya Easter ya gipagani, byose babihuriza hamwe, atari ishyaka ry'umurimo w'Imana, ahubwo ari ishyaka ryo kurwanira ibigirwamana ngo bikomeze bihabwe agaciro. Ibigirwamana by'i Burayi cyane cyane izuba, ngo bakomeze bayobya abantu babyizihize, babiha agaciro mu buzima bwabo, bibwira yuko bari kwizihiza iby'Imana. Ni nayo mpamvu mubona iyi minsi mikuru ya Easter usanga batatse amagi, batatse udukwavu bita Easter bunny. Ibyo byose ni ibyakoreshwaga mu mihango ya gipagani, bavuga yuko ari ibintu byerekana ubuzima bitandukanye kure n'ibijyanye no kwizera muri Kristo,
kuko Kristo we yadusabye kuba twakoresha imigati idasembuye ndetse na divayi. Imigati idasembuye ikaba isobanura umubiri we, naho divayi ikaba isobanura amaraso ye yadutangiye kugira ngo twebwe abari kurimbuka tubabarirwe ibyaha byacu. Nubwo mubona muri aya madini ya Roma bagenda babivanga byose, ntabwo ibyo ngibyo Imana ibyishimira. Ntabwo Imana yifuza yuko ibangikanywa n'ibigirwamana. Imana yifuza yuko tuyisenga yonyine tunyuze ku mwana wayo Kristo Yeshuwa, abandi bita Yesu cyangwa Yezu, tukamuramya uburyo yatweretse, atari uburyo bwashyizweho n'abantu bwo kuramya ibigirwamana buhabanye no gushaka kw'Imana. Nyamuneka itandukanye n'imigenzo y'ab'isi bigometse ku Mana, ushakisha kumenya icyo Imana ishaka uba ari cyo ukora. Nk'uko nabibabwiye, Pasika y'ukuri yabaye uyu munsi, iraba kuri uyu mugoroba, kuko umunsi w'Imana utangira izuba rirenze ukarangira nanone izuba rirenze, bitandukanye n'uyu munsi nanone washyizweho n'ab'isi utangira saa sita z'ijoro ukarangira ku manywa. Ntabwo ariko Imana yabigennye. Niyo mpamvu rero mubona Abisirayeli bari butangire kwizihiza ku mugoroba na Kristo ubwo yari ari mu isi, nk'uko ibyanditswe byera tugenda dusoma muri Matayo, muri Luka n'ahandi, bitwereka uburyo Yesu nawe yizihizaga iyi Pasika. Ndetse no ku mugoroba mbere y'uko abambwa yari yijihije uyu munsi mukuru wa Pasika, ari nabwo yahaga itegeko abigishwa be ko nabo bakwiye kuzajya bizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika bamwibuka. Rero natwe mureke twibuke urupfu rw'umwami wacu Kristo Yeshuwa, twizihiza Pasika y'ukuri, twirengagize iyi Pasika y'ikinyoma izaba kuri 20 yashyizweho n'Abaromani, ahubwo dukurikire icyo Imana yavuze, icyo Kristo yatubwiye, kuko icyo Imana ivuze n'icyo Kristo yavuze, kubera yuko aba ari umwe, byose ni kimwe. Rero twubahe iby'Imana yashyizeho, twe kubaha iby'ab'isi, kuko ab'isi ntago batanga ubugingo. Imana yonyine niyo itanga ubugingo. Icyo yasize ivuze tuba ari cyo tugenderaho, twe kubaha imihango ya gipagani, twubaha imihango igenwa n'uko Imana yabishatse muri Kristo Yeshuwa. Nitwubaha tukumvira Imana, izaduhemba kuko yasezeranyije abayikunda ko bazahabwa ubugingo buhoraho, naho abayigomekaho bakazacirwaho iteka. Nyamuneka haranira kuba mu bazahabwa ubugingo buhoraho, we kuzaba mu bazacirwaho iteka kubera kutumvira. Reka mbe nsoreje aha ngaha, naho utaha mwari kumwe nanjye Mimi.